on that beat. umva meze nabi simeze neza buriya iriya nkuru wanzaniye mu rugo navuga ko yari inkuru ncamugongo yari inkuru mbi kuri njyewe n'ubwa mbere nari nyumvishe pe ariko na n'ubu aka kanya nacitse najya bwana nacitse agatuza nacitse umugongo byose umubiri wose narangiye nanjye ntago ndumva ko biriya bintu byabaye kuko pe ntago ndabyakira ngo numve ko biriya bintu kuko byabaye bitewe n'ukuntu nabibonaga nisa ntago ndabyemera ko ari byo ndumva ari inzozi ni ukuri pe iyo nitekerejeho nibaza ati subu kuko ubu nzongera kubaho ntekanye ariko kuba oya uzabaho uracyafite igihe cyo kwiyitaho kandi jya utekereza ko kuba Imana yaragusigaje hari ikindi kintu wenda itegereje ko uyikorera oya no kuba ndi umukozi wayo kuba ndi umukozi wayo byo nzi icyo Imana ibishaka ku bantu ariko kiriya cyago nta muntu ujya ucyakira uko yiboneye kiraza kikagushenjagura njyewe na n'iyi saha ni ukurarandira bugacya nsenga nyine mbaza Imana se igisubizo cya biriya umurongo wabyo ni uwohe najyaga mpumuriza abantu ariko nanjye bwanjye kwihumuriza noneho birananiye ntabwo byoroshye biriya bintu nyine nta cyiza cyabyo umuntu wese ntabwo nyine biba bikomeye kubyakira biba bigoye ariko icyambere ni uko mu ijuru hari Imana nuko Imana ituzi kandi buriya nabo nyine igihe cyabo cyari kiriya ntago wabitindaho nyine no kubyakira kandi ugakomera uzi ko Imana uyizi ndayizi cyane ese wari usanzwe utuzi se ntusanzwe uzi umuryango wanjye madamu wawe niwe nari nzi cyane ko nakundaga kumubona nyine duhura njya mu kazi nawe ajya mu kazi ariko nawe nyine najyaga nkubona ariko ntakuziho ibintu byinshi bakoze Imana abantu baba batuza ari benshi hanyuma wowe witwa nde urinde unandangiye n'ahantu mutuye hanyuma tumenyane kamamagare cyane sha hey Neira mezitese amakuru sha urakumbuwe uri muduki se na ibaze kweli okay mwana nyine tu ewe shaman nyine nari mfite irungu tu urimo gukora udukize ese man niba nyine nakugoye ahantu 727 urahazi umanutse aho ngaho ya nyine wowe nyine ufite time wansanga nyine tukaba tuganira dore ko nanagukumbuye hashigiye kinini ya shano kuri wamfashije kabisa kuko nyine irumva mfite n'irungu n'iki kandi nyine ndanagukumbuye nyine tu minota ingahe okay nari wenyine nawafata akamoto nakishyura sawa nyine tu nari ndagutegereje iminota mike ubundi nje nyine nisita nyumva ntago mpiriwe n'ubuzima habe no mu nzozi iminsi yose mba
ndi kubara amajoro n'amanywa ntegereje umucyo wasa mu buzima bwanjye ese bibura Alice Karame, ndabibona ute ndabimeze neza cyane. dore njye naho mba nibereye naho nkunda kuba nibereye Buri gihe buriya nguhamagaye ariko nabonaga irungo ryanyishe tanibuka ko twigeze guhurira ahantu navuga ati wa mukobwa twahuriye ahantu uko mfite akanimero ke wamuvugisha okay. Nanjye nabonye umubwiye ngo usanga ahangaha ndafata akamoto nyine kanzana kanyura. ako ntabwo wari uhazi Kandi wahandangiye ntabwo nayo mazi. ngize ngo byibura ugeze kuhatemberera ahantu ni heza Aya ntabwo nahaje nta muntu afite uhanza. Kambonye rero ibintu byose bigiye gukemuka ari agaserivisi nashaka kuza no kuza kumfasha kuva cyagiye twahura namaze iminsi nekereza ibintu mutekerezaho Ntekerezaho maze iminsi mbitekerezaho mfite umwanya uhagije ariko nyuma y'ibyo baturangaye seriveri natumye akantu yagiye dore ngo yaraje uziko ari nangiye kukuvuga ngo watinze kangaka kamuhekeyo n'umuntu wanjye wegendere nareba ibintu byose ngomba kubigukorera ubanza uwereza umuhogo umwanya wose n'uwawe dore ngewe ntakashoboye aho ubundi si uguze ikintu ashaka kugusaba cya mbere cy'ingenzi se maze iminsi ntekereza ku kintu kijyanye n'urukundo ikintu kijyanye n'urukundo cyo maze iminsi ntekerezaho cyane urukundo aya ntabyo kwihuta gusa ubureba cyangwa kuva cyagiye tuvuganyemo kabiri kose kabiri se gakeya kabiri inshuro ebyiri ni nkeya cyane nkeya ni ukuri wowe urumva wafashe umwanya ubitekerezaho rero urumva aka kanya ntabwo byahita bikunda ese wowe ntabwo ureba umuntu ngo ugire icyo wibwira kuko umuntu ugushaka ntabwo umureba ngo umumenye nyine ndabibona ariko naba nihuse oya ntabwo ibyo bintu wabinkora aya ngomba kwihangana cyangwa ufite undi mushinga aya ntawe ari aya nshaka urukundo rwawe kuva cyagiye umutima guturuka ku uriya munsi umutima wanjye natambuka nkumva uri kukunyishyuza siko nageze aho nshaka no kuza iwanyu navuga ati se nanone nje wanyu nataguteguje nkaba nanaza nagiye ukarangira nkubuze ariko ukoze amakosa kuba utateguje umuntu utaramuhamagaye ushobora kuza wenda ntuhasange kumva nyine ukaba uzuye ubusa n'icyo ushatse utakibonye njyewe niyo mpamvu nagushakiye nyine uno mwanya nagushakiye uno mwanya kugira ngo bikubwire nyine ufite umwanya nawe uhagije kandi abizi ubwo waje ahangaha ufite umwanya si byose uyu mwanya urahari niba umwanya uhari si urumva hari aya ahubwo ntabwo byakunda ntabwo byakunda ngo igisubizo ubu ngubu wafashe umwanya wo kubitekerezaho nanjye nzafite umwanya mbitekerezaho wenda nzagusubiza nyuma ko numva utangiye kubonera agahinda utangiye kunsubiza inyuma mu bitekerezo oya si ibyishimo nari maze kugira nzi ko uvangaho umpaye igisubizo kizima koko niyo urihangana wenda igihe nikigera ngo igisubizo kizima ntabwo uzishima ibintu byanyu mwihaye ngo byo kwihangana byo kwihangana ibyo ni ibintu utekerezaho umwaka wose icyumweru kirarangiye ikindi kiraje ibyo ni ibintu gitekereza wakabaye kubitekerezaho ako nyine ubimbwiye ubu ngubu wenda ubimbwira muri cya gihe tukavugana kuri telefone ukampamagara ubu ngubu wenda nje kuguha igisubizo byari kuba ari byiza ntabwo nakoze ikosa ryo gutinda aya ntabwo watinze nanone ntabwo niba usabye ntabwo iyo umuntu asabye ikintu ako kanya wenda abona igisubizo ukomeje kungora ko nyine urihangana uzi ko niriwe ahangaha ibyo bintu ndi gutekereza buriya nguhamagaye nanarambiwe
wamaze umwanya ahangaha munini cyane. Yego mana. Gutekereza none ushaka kumbwira ko ibintu biteguye byose bipfuye ubusa. Ntabwo bipfuye ubusa. Ntabwo warabizi. Warihangana. Wenda nawe nzasiba gutinda ariko nzagusubiza vuba. Sibyo ko Imana yazari kubabarira koko. Ngira atagusubije. Oya nzagusubiza mu banga hapana. Okay, naribi niba wumva ko nari ngutunguye. Igisubizo ngo kikaba kitakunda bidukiyema. Giye kubyihanganira wenda uzansubiza. Nzagusubiza nazi kwese. Tuzongera kubona akanya nk'aka ngaka vuba. Ngiye ko umwanya wanjye isaba kuneguza. Nyine ndashaka kayime nakanabwo tuzahurira. Oya nzaguteguza ahangaha kuri kano ga hotel nkunda kuba ndiho, hari n'ibindi byiza nshaka kuzakwereka. Hari ibintu by'ingenzi bihaba. Ariko ndabona na heza cyane. Nta kintu urabona, ibindi nzabikwereka ubutandi tugaruka. Okay. Kumenye ndabona ari heza. Nanjye rero nari ndimo ndatinda, nari maze umwanya. Tugenda ubwo ngubwo mugize imbere ufata akamoto. Ubwo ngubwo turaza kubivuganaho kuri phone cya neza. Okay, nta kibazo. Ukantu kawe se ntabwo banza gukamaramo. Njye ubu ngubu ndagiye. Reka tugende mugize imbere. Nitwa Dija. Nuye hariya haruguru gatoya ahagana mu ishusho. Muri usamutse muri gare gatoya. Yego. Nta nubwo ari kure. Nta nubwo ari kure y'iwanjye. Nkaho ndi umuturanyi. Yego. Ni nayo mpamvu wabonye kiriya cyago kabaririza mu rugo hanyuma ukaza ukatubwira. Kuko urumva mu bantu bose bari hafi aho. Ninjye muntu wabashije kukumenya. Ariko uyu muntu ntago muzi. Nshaka kuba muzi ndavuga ni kanshakisha amakuru yiwe menya ahantu batuye ngende bamenyesha wenda asanga batarabimenya. Yego. Hadija iryo zina se ni ryo ababyeyi bakwise? Cyangwa wagiswe nyuma? Warabatijwe? Oya twebwe idini ryacu ntago ibyo bintu byo kubatiza ribigira, ahubwo nyine ubivukiramo bakakwita iryo zina cyangwa se nda waba ugiye mu kwinjira mu idini rushyashya bagakora icyo bita shahada, bakagutoresha shahada. Bigaragara imyambare mwambara neza, uri umusiramukazi. Yego. Ubu se nibyo nabazaga n'Imana mu gitondo mbyutse. Ubwo nzongera mbona umubyeyi umudamu nita uwanjye mubona humeka, nongere mbona undi mukobwa wanjye. Bana mfite umukobwa nubwo nabonaga afite uduco tutari twiza, ariko mu bundi buryo yari umwana wumvira, gutekereza ukumva ko afite ejo hazaza. Urumvikana buryo umuntu mwabanye iriya myaka yose wenda nubwo ntazi ingana gute, urumva umaze tubanye imyaka 20. Kumwayimaranye n'igihe. Tumaranye igihe twari tumaze kubyara. Ntekereza ko binagenze neza mu myaka iri imbere twari buzabona bakwe. Hari abajyaga bakunda kuza no gutereta mu rugo. Ari mukuru uriya mwana nabonaga akuze asa nk'ukuzemo ari inkumi ishimishije rwose. Ariko nta kundi uracyari muto ko mbona se ntakiri muto. Cyari muto nta gusaza. Buri imyaka ni imibare. Ejo wundi wagira na ubona se ntafite itoto. Cyane. Mfite itoto, ubwo ngubwo no kuzabimfashamo niba wazandangira. Kwise wihuta se? Kwise wihuta kandi tarakiri ibikomere. Ntago byoroshye. Cyangwa madamu we ntiwamukundaga? Naramukundaga se gusa. Ahubwo no kuvuga ati se unakongera nkabona urundi rukundo. Naramukundaga ariko iyo buri wari ufite umugore, iyo uri umugabo nk'uko wowe uri umugore ntubizi cyangwa se uri umukobwa cyangwa iki, ariko iyo wabanye n'umugore umunsi ku wundi ukagira ibyago ukamubura. Twebwe abapasiteri cyangwa se idini ryacu ntabwo ribitubuza kuba nashaka undi niyo bwacya mushaka.
nta kibazo. nari ko ibyo ari twebwe abasilamu gusa tubigira ariko ntacyo biterwa nuko umutima wawe n'umutima nama wawe uzi icyo ushaka kandi wa mugani nta n'impamvu yo kugira ngo ugume ubaho wenyine wabona n'undi kandi akakubera mwiza akakwitaho ubuzima bugakomeza. Mu basilamu si ubwo mujya mushyingiranwa n'abakristo? Aya api awe nagiye gushaka uko mbivuga birakomeye. Aya no kuvuga ngo twebwe idini yacu ya Islamu umusore yemerewe gushaka umukobwa wo hanze nyine w'umukristo. Ari umusore ariko kugira ngo amushake biba bisaba kugira ngo wa mukobwa abanze atore shahada nyine aba umusilamu. Kuba yarasanzwe ari umuhakanyi ntabwo bivuze ko atamushaka, ariko iyo yemeye gutera indi ntambwe nyine agatukemera gutora shahada ubwo ahita bashaka nta kibazo, ariko ku mukobwa ntabwo bikunda. Bijya bishoboka se ko umukobwa ashobora kuva muri Islamu akaba umukristo? Oya ntabwo bibaho, ntabwo ibyo ngibyo ni haramu. Ngize amahirwe rero twari twongeye kuhura, ntabwo wenda twaganira ku buryo byarangirira aha, ndumva twajya tugirana umwanya wo kuganira. Buriya idini se buriya ni itegeko kuribamo? Nyine biterwa wazabitekerezaho cyangwa ukanandangira. Nta kibazo wenda ubwo nakurangira. Mpa nimero yawe kugira ngo njye nkomeza nkavugisha umunsi ku wundi, kuko uzi Imana, ufite umutima w'Imana, buriya wuzuye urukundo kandi urukundo rusanga urundi. Ngo nandike ngo Hadija. Murakoze, kandi nimero yawe namaze kuyandikaho Hadija. Ubwo ninkuhamagaye nzavuga ko ari pasiteri uguhamagaye. Ndaguhamagara ngeze mu rugo, numva ari byo. Ikindi gihe rero ubundi nje nyine nk'isita nyumva ntago mpiriwe n'ubuzima habe no mu nzozi, iminsi yose mba ndi kubara amajoro n'amanywa, ntegereje umucyo wasa mu buzima bwanjye. Ese bibura nanjye ntabwo n'umunda kubajya bavuga urukundo nyakuri rudatoranya, urukundo rw'ukuri rurarira ariko ntirupfa, nubwo isi yose yatwaga tuzakomera dushikame, nubwo isi yose yaduciriye urubanza, umutima uranyemeza uru rukundo rukuri. Aya marira rizwa no kuba ngukunda, iyaba bose bamenyaga uko merewe, bavuga ko njye nawe tutavuka mu isi imwe, nyamara nateye intambwe idasubira inyuma, nyamara nateye intambwe. None se mwana urafata iki se? Ufata agafanta. Ufata ubuhe bwoko? Kafena. Erekana hange oda noneho bakuzanire hange biba byoroshye. Ako warumeze neza. Shaka kuba mwiza byagana. Wahindutse wowe. Apipe. Cyari wa wundi. Ahubwo nabaye igikara. Ubwo se ashaka kuba inzobe birenza aho. Cyane. Icyo ushaka kuba inzobe uzitukuze. Oya nanone. Grupo y'abahungu bitwaye. Cyakoze nibyo ndabishimira Imana. Mukuzi.
no nyine nge tundi gutungurwa no kubona nyine si byose mwana nzatari ariko njye n'ibisanzwe cyakoze ubundi ikintu cy'ubwiza ntabwo nta muntu mukirwanira sinzi niba ujya wireba ako nawe uri mwiza yasha namuja muba mwiza sibyo ko nyine bitewe n'uburyo ki umuntu abona mu ndi ushaka kubivuga gutyo ariko cyane cyane abakobwa byaba umwihariko reka ntabwo aba ari bose yego sha nyine irungu ryanyiciye aha ngaha weekend mbona iri kumbihira batereka ngo hamagare numve nyine kuba ufite time buri ko atari nakure aha ngaha kizi utari wambwiye kare ko nyine mani nyine birantunguye nyine ntabwo numvishaka ko naza nyine mwisanga ndi jyenyine numva ngo hamagaye muri make ubwo wumva gutaye gusanga wenyine urahasanga numvaga nyine ndi pana wa bibi numvaga nyine ndi wasanga abandi bajama tukaganira no kuri match yabaye ejo dore ko n'abagenzi neza tugatsinda nyine bikagenda fresh ako nyine nisanze ndi nyine numvira ngo uranyishe n'ubwo mise nekeza ko mfite namba yawe kuko nyine kuyibona mwana bari mboneka ari bibazi ko mazi iyi vacancy yose mwari mumaze nayamagaye ndayibura byaganje kandi bambwira ngo ubona time muri vacancy namba yanjye ntabwo ikunda kubaho akenshi nyine mba nayikuyeho nyine tu ntabwo wabyumva ukuntu nishimiye urishimye umureba nanjye ndishimye yego uvuga neza yego usumvuga neza cyane nibyo bavuga ngo wambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera ikirezi si bwo bishatse kuvuga iki nyine ni iki ubundi ikirezi aba ari njyewe nk'ukuntu mba n'umurura nk'ishusho aba ari nk'ikintu kimeze nk'amata ngo kugusa ushatse kongera rero nyine nk'umuntu wambaye nk'umwambaro wera ntabwo ashobora kuba nyine yabona ko smart ariko nyine natwe tuba tukureba si ku wundi noneho nk'igihe mba maze usigaye unjagaraza mu bitekerezo bitewe n'ibintu mba ngutekerezaho si ubwo unekereza hisi nyine uwo mubebi mwiza tu si ubwo uhura n'umuntu inshuro zingahe ukamenya ngo yabaye noneho nta nubwo byakagombye inshuro zingahe ubundi n'umunsi umwe gukunda umuntu aba ari direct kuko mana yanjye ugahura n'umuntu ugahita umukunda ahubwo nyine tutizimbye mu magambo n'ikintu nari naguhamagariye maze iminsi myinshi nasinzira kubera ko nakubuze kuri fone ngukumbura nkakura wageze akunda hose mani uzi kujya kureba umubebi home utamuvugishije se nakubura nta niba ari biragoye nyine biba biterwa nk'umuvi hari igihe ushobora gusanga ariho nk'umuvi nyine utishimira se buriya aba ahari ntabwo aba ahari yego ubwo ndabimenya ariko ntabwo nari mbizi noneho kuza nyine nakuvugisha nshobora no kuza ngasanga udahari kandi nta wundi muntu wanyu tuziranye usanga birangoye ibyo biba binagoye cyane yego gusa nyine ntabwo uri ku yego ako nawe ntabwo ari nagiye uri kumwe n'umuntu kumva ibintu byose byatuza kumva amajwi yose ahagarara nanjye kumva numva nyine byose byatuza ubundi nakumva wowe wenyine sese uri kunyumva n'undi njyenyine nacyo kintu mbonera kugushimira nyine gufasha umwanya wawe ukansanga aha ngaha umwanya bwo ntabwo napfa kuwubura yego biranshimishije ubundi ni hakeya nyine tu ni hakeya ushobora guhura n'umubibi nyine gutya ariko ikintu nari nguhamagariye ahanini ni inshuro irenze imwe duhuye ariko muri izo nshuro ntibifate nk'ubusazi wenda nyine kuko tutaziranye cyane se cyangwa utaramenyaho byinshi cyangwa se ngenda nakumenyaho byinshi cyane ariko nifuje kuba nakubwira icyo kintu ubwo ni iki kuri kunyicisha amatsiko nyine biba bigoye ikintu kikuvuye ku mutima aba ari ibisazi nyine kuhita wahubukira ni igiki nyine uri kunenza ahubwo mbwira ngaho mubwira mumireze ntabwo nahumireze basi ndagusabye gusa ibyo ni icyaha ugiye kungaha basi ndagusabye amasegonda atanu mbwira ko mu kiganza cyawe basi babyanze nze guhumirije sinzi ngo urabifata ute asibyo utaye kumbwira umva nyine sinzi ngo urabifata ute ariko ndagukunda akarere gusa kakaba arasobanura ubyumve ngo maze amajoro menshi nasinzira ntutekereza nkabura amahoro shaka urumva bigoye
ibyo waduhuye kangahe sinitaye nta nubwo inshuro nyine twahuye ndi kuzitaho ikindi nitaho ni umuntu nahuye nawe muri izo nshuro so ndabyifata mu ntabwo mbizi nyine niyo mpamvu nyine nayo nakubwira ngo nayo n'ubundi kuvuga ngo byari kugorana kuko nyine kubwira umuntu ko umukunda biterwa n'uburyo ki nawe wifatamo ushaka kumufata ukamufata nyine nk'aho nyine ari burage ariko uwo mwana ndagukunda tu kandi cyane kuva nyine nakubona umunsi wa mbere wancaho cyagiye muvuye ku ishuri muri gutembera muri karitsiye babyibuka hari igihe wenda waba utanabyibuka ariko njye ntabwo nakwibuka umunsi nawe nyine yego ariko nyine wumve ko utigeze umva mu bitekerezo noneho ko numva nanjye bindenze ndabifuza ntabwo yego nyine byaba nyine ari ibyishimo gukundwa n'umukobwa nawe bibaye byiza ubinyemereye cyangwa sinzi nyine uburyo icyo uri bubifate ariko mani ndagukunda pe urabona cyane ngira ngo cyane cyangwa n'ibiraho nyine byo kurenza ubundi bitewe n'ukuntu ijambo riba ringoye ntabwo njya nkunda kubwira ko mbakunda ndi gukina nubwo nyine hari igihe kigera bakatubabaza cyangwa twe tukababaza ariko kuri iyi nshuro niranda kenshi abahungu nabo babaza abakobwa gute abakobwa atari bo babaza abahungu oya we niko byumva yego gusa nyine mani ndacyabisubiramo kandi iyo ndirimbo wenda nushaka uzayihaga mu matwi yawe ariko sinzahwema kuyikubwira ndagukunda nayira ni ukuri pe si ukukubeshya kandi ntabwo njya nkunda kubwira bibi ko mbakunda nyine tu ako nyine tunangira bimbwiye nyine numva binkoza ahantu natekereza nanjye n'ukuntu narabitekerejeho shanye tunangira gukunda what nawe ndagukunda wow nira basi wahaguruka ukamubera thank you nyine ntabwo wakumva ukuntu nshimishije cyane usanye shana kuri nyine tubone byiza kandi ndagushimiye akimana ndabona nyine amasaha yakoze burije no kwinjira mu gare ibisazi amekeza nkatazi ubundi nje nyine nkisita nyumva ntago mpiriwe n'ubuzima habe no mu nzozi iminsi yose mba ndi kubara amajoro n'amanywa ntegereje umucyo wasa mu buzima bwanjye ese bibura nanjye ntabwo n'umunda kubajya bavuga ku rukundo nyakuri shamva mana yanjye turangije kwiga mbega ibintu byinshi cyane byiza pe noneho njye nsoje mfite sheri nanjye ndamufite okay je nawe mfite ariko ntawe n'uwenyene harya nawe ufite ako twakurangira nta kibazo nyine mba numva sheri ntabwo uzi gutunga sheri ukuntu ari byiza byihorere ubenye ukuntu basohoka ntabwo wazifuza gutatunga sheri mva ngwiki agutera udutoma none mfite sheri bibogari ekekeke uzi wanjye afite zitegura mana ntabwo yarusha uwanjye sihorera uwawe ndamuzi ntabwo yandusha uwanjye ntabwo wabonye ukuntu ari na muremure ari mwiza uriya ntabwo namukunda njyewe uwanjye niyo nkunda ni akayobe urabizi neza ego koma nanjye uzi uburyo mukunda rega icyambere ni uko mwese mufite abasheri kandi twakurangira hagati pe ko muri karitsiye nzi nyine keza tu gafite n'akazi nanjye ari uwo nzi nyine ngewe mwumve mbabwire ubu ngubu ntabwo negereje nyine abasheri bo mu Rwanda negereje mu diaspora ego mana yanjye ubu uzi uzamukora uzamukora oya zaboneka igihe azaboneka cyose yazaboneka akora atanibyo ako nanone cyambere nuko mfite uwanjye oya ariko nanone kumugira bari byiza gukwanakira utese oya nyine nasanze abantu bo mu Rwanda nta gahunda baba bafite wabyihoreye ubwo si uko gusa kuwo hanze ahubwo si udakunze wo mu Rwanda wakunda uwahe egura okay
nyine abantu baba mu Rwanda kenshi iterambere riba ryarabasize ariko iyo haje mu diaspora itamva bagukorera ubukwe wakunze byinshi n'ibyiza twari kwikunda abanyarwanda bagenzi bacu sinzajya gushaka gukunda simbizi ariko nyine wenda tuzabimenya ubu tugiye kujya mu buzima bwo hanze bw'ishuri rirangiye bizagenda biza gake gake cyane ariko ngende ndimo ndasenga Imana ngo imyihere n'akazi cyo kuba ufite sheri n'akazi ufite reka akazi akabona wakabura ubu ufite sheri n'akazi kazaza ariko wowe bizatinda kuko nyine utarabigera oya ndetse sheri ni bwo akazi nanirwa gushaka sheri ngo urimo urashaka ngo aba diaspora shange babwiye se nkaguha musaza wanjye nawe musaza wawe ni mubi musaza wanjye ni mubi ko yaguterese wararaga amajoro mutari kumwe musaza wawe maniye ni kibi gifite n'iminwa mibi tubyihorere mva nkubwira ariko byarakanye mfite urakumva ni keza nako gafite akazi agake kabyara kanjye akabyara kawe rata barateretana kandi yitwa ngo ni mubyara urabizi neza rata uyu nguyu yarajyansabye pase ndayimwima nyine kuko nabonaga atari tayipu ngana yiguhe rata nzayigwa ndagwa nimero ni n'umuhanzi kandi ushaka diaspora ariko nawe rero ariko nako yabona n'uwagahezo ubundi we wajya utuza nibona narakwimye n'uwagahezo nyine yamukunze si utari by'agahezo uzamukunda rata muzamenyera kibazo ako wamunganuzi ko babanaberanye koko nibutse ko benda no kureshya yewe akira ubwo mva kumwana kureshya se nimero ndazi guharata ubwo se we noneho ubwo wasanga waramusumbaga njyewe se sha birambabaje ako nanjye ngomba no gushaka sheri muremure ndamusumba ndamusumba mani uko mu nzika sibyo Jire yes mwana meze bite ni neza wiriwe mu rugo se sha wapi mwana mvuye kureba mu baby zijana nabonye wowe ureba mu baby wabonye mu baby ejo bundi warambwiraga ati nyine tuwakunze icyana nkajya ni za story zawe nanjye nahuye n'icyana kirankumfirima fo ubu nawe uri mu rukundo takaswera cyane abyo noneho zagatangaza se je nago ninzamo fashe izo lunette zimbikira nazo sigaye ngira umuhede se ko nari man je nago ninuza ako nacyo ngo mbwira wabonye umukunzi oya nago namubonye umunsi man mubi twarahuye nyine kunumva ndi gutera udutambwe ni amukunda se nyine ndi gukubwira mubi twarahuye gutya nyine ndi kugenda ngeze ara hirya nyine ukase subona umanuka werekeza kuri gare ndahareba hari habakenka yori ya mutangana neza gutya icyo gihe nicyagene nakubuze phone yawe yiriwe yanze gucamo cyagene nari nagiye gufata icyana mano mubi twarahuye mukara nyine urumva ntago yanamuhereza mpita mwaka ikinamba turaciringa nyine tu aha finally biza kurangira gute mani ngiye se subiza ko natinzamo ese mwaka urukundo baby nagutindiganya ese mbwira ati mwana ahubwo nari negereje ko iryo jambo rimbwe nyine ni bya bintu bya kangahe shaduhe kabiri kubwa mbere nicyagiye icyo gihe twarahuye mwaka nimero nabwo umwana subiza ukuntu mba nimero sinabitindaho ku bintu bya urwo n'urukundo rw'ukuri cyo yakubeshya uzima mpamvu nabivuze se maze iminsi amajoro njya kurya nkamutekereza njya kuryama nkamutekereza ubu nawe uri mu rukundo noneho nyine ikintu cyatumye nyine mvuga ati uri no kukunukaho mwana ntabwo urukundo runuka rurahumura mwana ruhumuraho mwana kigabanya kirara mwana nyine nje byarangiye biciyemo ahubwo wowe na mu baby wawe shamaneka nkubwiza ukuri ibintu byuriya mu baby uzi ibintu byambayeho ngire nyange wabo nari nambaye ni boro niyo nari nambaye habe mbe nashyizemo ikintu nyine kimwe njya nikora nawe naho ngiye kukireka noneho mu gihe magurutse sha kirandaburiza kivamo kiba kibaranguye hasi pasiteri aba yabishone mbaza ngo yankoreye ibiki bansohoye nabi noneho mva agahinda kanjye nisubiraho mwana kubera umubebi nataye umutwe ndavuga ati ngiye gusaba imbabazi pasiteri se ninde papa we ni pasiteri mani pasiteri n'ubwiriza mu nsengero papa ko waraburije mwana noneho se banza wumve mani subireho njya gusaba imbabazi ndavuga ati ngiye kugenda niyorobeke ngende mubwira mbabarire kuko nyine urumva naravuga ati nacyo ndahita nyivaho ntabwo nzongera kubifata singezeyo njyayo hari no mu mbeho ya danje mu mvura
abarijijishijwe murabuye uko bimeze ngo mbabarire abayikase hirya ubwo mba ndapfukamye ndavuga no bagiye kumbabarira man kapo yazanye amazi nuba yarayakuye muri dushe bamaze kuyoga n'abari bogejemo umwana yarayansibuye gutya mu maso neza ndatuba kugira ngo ni firigo bagumenye y'amazi ko ino pasiteri yankoreye nibibaho ubundi mu gahinda ushaka kubona ameze gutyo ukajya ngo nese igihori demu basi nako umubibara gukunda mwana ubutuma ubundi umubebe yarankunze tumaze kubana mwana urimo gushaka kungororamo ya mico ya kira kandi amatabi inzoga narabikwana nese nge nakubwiye yuko nywa itabi nyuma yuko ibyo bibaye ntago nzongera kunywa itabi n'inzoga ngiye kuyireka ahubwo kugira ngo ubyemere si yanyirukanye kuriya ku cyumweru ndaneka hayobora ni pasiteri ariko sinzi ngo asenge ubundi si insengero nzi nizi ariko nzajya gusenga mbone mu bakristo cyangwa nabyemera ahubwo uzaneze kagatese kawe ibigoro byanje bibonye ntacyo nakwima niba ngo mumbwire nzagutiza nzakurakaraga n'ibiciri ujye mu mujyi urebe ko wabona ibyango nyine ugende nk'umuja ako nyine ngiye ikibazo cyane none kugira ngo ubyumve hari ubwo niriwe hano mbaze yuko nirirwanye n'abakapo banjye bya bintu byo gukora mu mifuka ntago nyibikora mani ngiye rero nagukuye mu cyaro ngira ngo nyine turi ukuntu twashaka ubuzima sibyo ako abona ko maze gucya biragaragara ariko nyine kugira ngo uriya mu baby ubundi urukundo ruraganza niba gukunda bya ngiye nyine ibintu by'inkundo rabimbwiraga nkumva nta kintu kirimo ariko ubu ngubu mwandi kumenya agaciro kawe uri kunyumva ukuryo wari wantereranye si mwana ndumva nanamukumbuye kandi dutandukanye mu kanya gusa mwana uretse manze nkubwire mwana dore ukuntu ibintu bigomba kugenda ubwo ufite umukunzi uri mu byishimo genda mu gahinda ukumva n'umukunzi wanjye twahuye bamaze kunsibura ayo mazi twarahuye ari kumwe n'akandi gakobwa nyine nabonye shere wawe ari mugufi iki bugufi ntacyo bimbwiye icyambere nuko mukunda nakaba nkunda shere ugomba gushaka umuntu mugendana mu nzira ako muremure uza amagambo ambwira ingora bakirakora mburira uzira kugendana n'umusore muremure nawe ukunda barebara ryo mva ariko uzi umuntu wabera ukamugera hano nako hoya mburira nanerura kama n'umunyenga ariko dore nguyu umva ni muremure wowe waraguterura ukamugera hano wasanga atanagukunda ariko ngiye wanjye arankunda uzi no urukunda nkunda nurwo kuri mbabarira ngiye narushyize ku munzani birapima ngiye waturika byapimwe bingahe ngiye waturika ntago rwajyaho yego uri kumbwira ubugufi ashobora kuba ari ahantu afite harehare hehe suko habaho se urumva se iki urasura mu ngo afite iki ako mufuka wowe wambabariye ko yikoreye da yikoreye iki byinshi mbabarira ako nageza kubyorera cyambere uko badukunda cyane ariko nyamuri urukundo n'abashiri bakaba banabakunda ako nawe mu minsi mike uramubona okay naye mu minsi mike nzagerageza ndebe ubwo dushaka tubona akazi pe bero nabi dushaka akazi hari umuntu mugoroba wamumagaye sha mbanza njye bigiye gukunda wasanga njye kukubeshya nka muhungu mwakundanye bwa mbere ambeshya gute rata twikomereza ndagushakira shere umva se nanjye kugushakira shere sinakubwiye ko ndagwa mu byara wanjye reka reka ibintu byo kuba uri single wapi ze kuma nimero ze pe ndaziguha ibimana ndaguha nimero mwana ni muzima ndakubwira aranasenga pe umva niba senga aho ngaho twajyanye kandi abizi ko nawe Imana muragenda na bya danje ahubwo reka tuve dutahe dore bwaneje noneho nge barandaza hanze byihorere kanigendera ubwo kananyirataho sha narakarebye numva nyine nsigaye mbona umuntu umwe man nsigaye mbona uwo musista gusa ubu nanjye abandi no ngubaho nawe ukuntu uca kuba baby kuno tuba twikaraga imihanda ugahindukira kareka ibyo sinjye nangeze ngo ni wowe ubikora njye bigiye kuvuga ngo mpindukiriye umukobwa nibibaho ubwo rero uri mu rukundo ugiye kujya unyumva icyo nkubwiye unyumve ugomba no kumfasha ndashaka kuzamerekeza ahubwo tugasubira kwa pasiteri wenda adukubita nubwo navuye mu ngeso mbi ariko kunjyana mu bintu bya pasiteri mwana akase mwana wamfashije mwana oya mani bari abajama ntabwo nsubiza mu cyaro bigira inzi nyine nsubiza mu cyaro bigira inzi umva mwana uri kwanga kumfasha wiyemeje kumfasha uzamfasha tujye kwa pasiteri kapo reka mubwize ukuri siko ngiye ibintu byose nemeye kugufasha ariko wemeye kumfasha kapo wa pasiteri bareke nyine uzamfashe byange mbone ko byanze ariko uzamfasha urabona tutarahinduka hari imico twaye tugendera murabizi siko ntari gayibaze ngeze kwa pasiteri ngo wanyitwaje nk'umujama nyine ubuhagararire mari pasiteri akamanurira rya ride mu miruka gucemba
none se biriya kandi pasiteri Mani, tipe njyewe- ahantu ari mu rusengero abantu gusa basenga ndabatinya mwana. ngo reka nkwereke ahubwo hari akantu wasizemo se Sha ibyo mani ibyo kurya birimo ariko nyine ibintu by'inzoga mwana muri iyi minsi suzi ko nta ribi ibyo ngibyo turaba tubivugana niyo ndi gufata kamwe kandi ngakanywera hanze reka nikoze nijanga. mu nzu ndebe ibyaha noneho nyine wowe uri kumva ahubwo gahunda ni wowe menya neza ko umubiri wagukunda niba gukunda urukundo Arankunda, ruraganza mwana. mwana niba gukunda urukundo Arankunda. rw'ukuri ankunda urukundo rw'ukuri ndabyizera niba nyine ubizi ko agukunda menya ko umufatishije mani bariya baby ariko nawe uzanyeka icyo cyana cyawe mani umva se nanakureka n'ifoto yacu nuko uri kwihuta itondo uri bunyereke turyamye umva impamvu mwana ikintu cya mbere nakubwira mbere yo kugenda we shyira umutima hamwe ibyo kuvuga ngo yakubonanye ifari ibyiyubagirwa siko niba gukunda by'ukuri uwo mu baby iziko aba baby baba bakure kwa pasiteri se nabo buriya buzima batabwishimiye byagenze neza munakundana ushaka gushidukana bakwamyaho ugashiduka rero muri kumwe njye nkunda inama zawe mwana mwana nyine turi kumwe wegera mu nzu rero Yesu wari ugiye hewo ndi kutembera gutya nyine usigaye ujya kuri wifi yo kwande mwana mwana njye ngura z'ukwezi bro happy ntari bishaka interinete nyine nanjye kandeba ibyari byo byikarage ntari turi kumwe ngwe nkunda